hanyuma dushimira itorero ryose riraje Osquare hano Musanze kumva ko mugomba gutumira ijuru n'amatayo kugira ngo tuve igihugu cyacu cy'u Rwanda mu nzego zose dukoma amashyi menshi Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo undamukiriza umuntu mwishyira umubwire ngo zaburi tugiye kuririmba zizaba Dawudi zizaba Asafu tugiye gushigikira abari shuri zaza abatazi nitwa Matayo Hamarizi Mbosa hanyuma nakumvisha n'Imana ndamu n'abantu batandatu ni batatu abakozi babo Dumushumba muri Uganda ni ukora mu Imana mu itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church umushumba wanje mukuru yitwa Apostle Millet Mwinyi na umusajja wo ni mukunda munonga Aritashe mchwafu ariko reka tugaruke kandi hanyuma igituma cyose ndokira ngo gutuma umutima w'ubwenge ariko kubera kuko abatuzi baje gushigikira zaburi itari ya Dawidi itari niya Asafu iri zaburi y'umuntu wayishuriwe buriya gukomera k'umuntu usukure uretse ubunini gukomera k'umuntu kuzana ibitekerezo bizima ukabiheza abatuye isi wa imarisha sindana na kansi na diabete bahari kansi tusome ibitabo bibiri kuganira kuri iyi topike y'ubwenge ariko n'Imana ku kintu kivuga ngo ubwenge bwawe ni burema amateka akili yako iumbe historia ubwenge bwawe burema amateka tusome ibitabo bibiri igitabo cya mbere ni igitabo cya Ezra igice cya mbere n'umurongo wa 6 umuriro w'Imana igitabo cya kabiri ni igitabo cy'umugabo wakoreye Imana witwa Daniyeli agambirira mu mutima wo kutaziyanduza n'ibyo kurya by'Imana igice cya kabiri 23 iyo mirongo niyo turi gusoma hanyuma vuga umwanya mutoya hanyuma tutanga amafaranga wabonye ninde uzi gusoma neza igitabo cya Ezra igice cya mbere n'umurongo wa 5 hanyuma Daniyeli igice cya kabiri 23 iyo mirongo ari idufasha Ezra igice cya mbere n'umurongo wa 6 Bibiliya iravuga ngo maze abaturanyi babo maze abanyamusanze bose maze abaturanyi babo babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi ukuyemo ibyo batuye byose babikunze amen abantu bakomeza turiri tusome Daniyeli igice cya kabiri 23 chapitre 2 verset 23 Daniel ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi usobanuye ibyo twagusabye kuko tumenyesheje ibyo umwami ashaka amen Ruhimbaza mwami wanjye muri byose
uhimbaza mwami wanjye muri byose. Okay, tuganire kuri aya magambo nari mbakumbuye cyane kandi muri bamwe ni bari mu nzira y'Isirayeli bazi usibye ko mwese murahita mumenya pe ariko je ndamenya nake kandi dushobora kuba no mu ndege ukabwira ati pastor Matayo bambwiye musaza muri pastor watubwirije kuri topi none ga ni umunsi ushobora guhurira mu ndege ukabona wenda ndakumenya ntukavuge ngo uyu mugabo azayirengagiza nkunda beza n'abimanye twishire mu ijambo. Amagambo dusomye ni mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli ni umunyesitari arangwa n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere umunyabwenge, ikorana n'abanyabwenge. Leta yacu y'u Rwanda ikorana n'abanyabwenge, natwe muri Fosboy ni abanyabwenge. Iwanyu ni bande? Icya kabiri ngo yakundaga Imana, ariko Imana nayo mukamwizera kandi mukamuha igikuru. Wakomye nashimana imugirire neza. Narivuze ngo yakundaga Imana, ariko Imana ikamwizera kandi imuha igikuru. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera.
ndashaka abanyabwenge n'abantu b'abakire reka mbwira n'ubu umukene ugira serivisi yawe yihariye ariko n'umunyabwenge uyu mwumbi we n'uwari umukire namukiriza muri wanyu mubwire ngo uba muri serivisi zibiri ubwenge n'ubuki Wagera muri
bigirwamo kubera ubwenge n'umukuru ukamubwira ngo papa iyo wese kudame yabajama tosobola okunyemiri naye emirimu bagitese ku katonda wawe naye si katonda wa katonda ffe tulina katonda tutakolana Chaniro, Chimana, Yes.
cyawe uzagira aho uzakugeza ariko igikorwa cyawe kizakuguriho kandi udakira amakuru nayo ngayo ngezweho nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya. Ese nakosome afite ibintu 8 ndavuga 3. Ikintu cya mbere niwo muntu wa mbere ibona Samweli na Mose banditse ibitabo mu isezerano rya kera ryose. Numenya kwandika abantu bazaguhamagara ariko mutamenya kwandika uzasigarira ku izina. Inkunga yawe nabwira abanyesirayeli bose bagende bakumure. Iki kinyesha si ikintu cyo gutera abantu ngo ni ikinyesha cyo guhumuriza. Akamukumva umutima serivisi zose zigezwa muri iki kinyesha nuko Yesu yatanze. Yesu yahamye abantu, Yesu yahumurisha abantu. None bamwe uri mwene runaka urahamba abantu iyanyuma yahise ngo akoresha fundraising abaturage bose ngo bari babaguze. Umuntu azanije n'ibivuye ku mutima amakuru nayo nayo uwo muri ninji n'ibivuye hano focus izina ryiza twishimire naho bose naho bandi bazabona bazakubona gute bazakubona ngo ni miliyoni kabisa. Miliyoni umuntu ufite ubutunzi miliyoni abantu barahabonekana. Umwe yohaguruka akavuga ngo tanze magana ye, undi tanze inzu, undi tanze ikimasa cyawe, undi tanze inyana yawe. Abandi bakamara umugabo umwe w'abagorora yitwa Sabusa yagiye ahantu bakora fundraising. Tangira kuganira umugabo n'umugore nk'abandi, tangira kuganira wenda niba atari n'umugore wawe, tangira kuganira n'umuti uvuge ngo focus twishime ndamushyigikira kuko wewe ufite business turabizi ko ufite iriya duka usibya wenyine turabisanga. Wabuze ko kurisangiye none woshira mu bintu ukakigura kandi ngo aho okay miliyoni zinatusayuka yamabwira tuki fundraising irangije mumpeze nimero ya Mungu ariko abazungu abantu bazunguzanya nimero ya Mungu cyangwa Tigo Cash cyangwa Airtel cyangwa M-Pesa bakabakutaho ukamuzibona kuzigarana kandi nahazishe zikamaziza neza musabe mamubwiye nimero twishiraho nuba ariko abantu bazo yamasaba nimero akora fundraising yonyine kuri sente atwara umugisha. None amakuru nayo nayo musanze mufite umugisha kubona muhamukisha umuntu muri iki focus twishime muri iki kigeja no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda kigize 6 musanze igize 6 uyu muntu igize 6 ayo makuru mayane ibintu byose mukanya biraje kuri leta
bakora bose urusengero rwahe n'ubw'umusaza aba bantu hari abantu bari mu by'umusaza gusikse yaba ni mujana abana muzaba kuse kumizoka no kumiyojagenda ariko rubona kabikira mu rusengero iyo niyo data akibana matata ukabona mama amafaranga hari umwana umwe umugabo uri hano umukanya ashize ku matara no mwitondo yavuze ngo mwana mutoya cyane mutoya w'umusore ngo mu myaka wenda nk'icenda cumi ngaho abwira ngo numvishe ijambo ry'Imana ngo uyu mugabo yanejeje cyane mu ijambo ndavuga ati igitangaza kirabaye kandi umwana w'imyaka abudise kandi waragize yamatangira kurira ngo wanejeje ngo yamatangira kurira ndamusengera uriya azaba umuntu ukomeye tutabwiye kurira ngo abaturanyi babo ngo barabasiga